Igitondo cyiza kuri mwese abadukunda mu kiganiro cyacu Matin nk'uko bisanzwe tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu Matin aho tuganira ku ijambo ry'Imana rigufiya buri gitondo uko Imana yadushoboje. Imana duha imbaraga zo kubikora n'idushoboza muri byose, ikaduha imbaraga zo gusoma ijambo ry'Imana kuribagezaho mu gitondo mu buryo bw'amashusho, biratunezeza kandi imbaraga zacu. Tubaha ikaze rero kandi yewe ni Theogene Kayiranga, ikiganiro cyacu ni Matin. Reka dushime. Mwami Yesu, turagushima cyane kuri umwami wacu kandi dukunda, turakunezerewe kuri umukiza wacu kandi utubereye maso mu bihe byose. Duciye bugufi cyane muri iki gitondo cy'umugisha uduhaye kugira ngo tunezezwe nawe, dushobozwe nawe, dukomezwe nawe, twigishwe nawe, dushyikirwe nawe. Dawe mwiza, turi imbere y'ubutware bwawe, turi imbere y'ubushobozi bwawe, turi imbere y'igitinyiro cyawe kugira ngo ibyo byose bikomatanize hamwe kuduhindisha umushyitsi wo gukiranukira muri byose, wo kugendana nawe by'ukuri. Duciye bugufi kandi twizeye imbaraga zawe. Bara natwe rero, tugirire neza, twigishe, dukomeze, turebe neza muri byose kandi dukomezwe nawe kugira ngo imbaraga utanga, umugisha utanga ube kuba gukunda bose bagendana nawe baciye bugufi kandi bakwizera. Ngwino ubane natwe mwami mwiza mu ijambo ryawe tugiye gusoma, ngwino tuyoboreshe ubugwaneza bwawe, ngwino dukomeze, ngwino uduhe ubwenge, Mwuka Wera aduhangeho twumve ijwi ryawe icyo rishaka kutubwira muri iki gitondo. Bane natwe rero kandi amahoro utanga muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo, amen amen. Uyu munsi turasoma Zaburi ya 29 umurongo waho mu wa 11. Zaburi 29 umurongo wa 11 aravuga ngo Uwiteka azaha ubwoko bwe imbaraga, Uwiteka azaha ubwoko bwe umugisha ari wo mahoro. Haleluya. Uwiteka azaha ubwoko bwe imbaraga, Uwiteka azaha ubwoko bwe umugisha ari wo mahoro. Uyu munsi muri iki gitondo turasoma amagambo meza cyane muri Zaburi 29 umurongo wa 11 avuga ngo Uwiteka azaha ubwoko bwe imbaraga, azaha ubwoko bwe umugisha ari wo mahoro. Muri rusange hari igihe abantu dukunda kwibwira ko umugisha bokudufwa cyangwa se inshuro nyinshi ari umugisha w'ifatika. Niko tubitekereza, sinzi ukuntu muri kamere yacu dutekereza ibijyanye n'umugisha, kuko umugisha ahanini tuwubara mu bifatika. Umugisha ahanini tuwubara muri bya bindi twahawe bifatika. Umuntu waguhaye kado ifatika, umuntu waguhaye ikintu gifatika, gift ifatika, akantu keza kagezweho, uwo nguwo ushobora kubona cyane nk'ikintu cyiza kandi ukaba wabyita umugisha. Nabyo bishobora kuba umugisha, ntacyo bitwaye. Nabyo byaba umugisha, ntacyo bitwaye. Inzu nziza ni umugisha, imodoka nziza ni umugisha, kubyara ugaheka ni umugisha, kugura ubutaka ukabona ikibanza cyo kubakamo ni umugisha, kurangiza amashuri ni umugisha, gutembera ukajya mu gihugu utari wageramo ni umugisha. Ibintu byinshi bifatika kandi biryoheye umutima w'umuntu tubifata nk'umugisha. Ariko hari ibindi bintu bidafatika kandi mu by'ukuri by'umugisha ukomeye cyane. Nibaza nk'igihe umuntu ari mu kaga gakomeye cyane, adafite amahoro, acitse intege, afite stress, umukoresha wawe agusuzugura, umukoresha wawe agutuka, umukoresha wawe atakureba neza, udafite amahoro. Ukabyuka mu gitondo ugiye mu kazi ariko ukagenda wikandagira, ntabwo ufite amahoro, ntabwo ufite amahoro. Ndetse bamwe hari igihe bavuga ngo nahitamo gusezera kuri aka kazi nkajya gukora ibindi aho kugira ngo mbyuke muri iyi situation aho ngiye guhura n'umuntu utankunda nanjye ntakunda, umutima wanjye ureba ugahangayika. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira muri iki gitondo, nubwo ari igihe tubifata nk'ibintu bisanzwe, tubifata nk'ibintu byoroshye, ngo Uwiteka azaha ubwoko bwe imbaraga, Uwiteka azaha ubwoko bwe umugisha ari wo mahoro. Uko bukeye n'uko bwije Kristo agenda aduha imbaraga. Umugisha wo kuba uguwe neza, umugisha wo kuba utaryamye mu bitaro, utaryamye mu rugo iwawe kubera uburwayi, kubera umubiri wawe wacitse intege, kubera ko umubiri wawe udafite imbaraga. Ndagira ngo benda twibuke ko uwo ni umugisha ukomeye cyane. Uwo ni umugisha uruta iyindi migisha yose. Murabizi bamwe mwagiye muhura n'ibibazo by'ubuzima butandukanye,
ukamara igihe wenda uryamye mu rugo iminsi 2 3, hanyuma umara icyumweru, ukwezi, amezi 2 udafite ikintu washobora kwikora bitewe n'uko udafite ubuzima mu mubiri wawe, udafite ubuzima, udafite imbaraga, udashobora kwitamika ibyo kurya, udashobora kwiyambika imyambaro, udashobora kwijyana mu bwiherero gukora les besoins primaires z'ibanze, kubera ko umubiri wawe simplement udafite imbaraga. Ibyo ngibyo iyo umuntu afite imbaraga yumva abyuka akajya muri dushe, akoga, akambara, akajya mu kazi, ntabwo yibwire ko ari umugisha Imana yamuhaye wa buri munsi, wa buri gitondo. Ndagira ngo dufatanye n'abera bose aho muherereye gushima Imana ko turi bazima, dusoza uyu mwaka wa 2023 tuvuga ngo Data wabanye natwe muri amezi atambutse 12, wabanye natwe muri amezi atambutse, hari byinshi byashobora kuduca intege, uyu munsi tukaba turi mu bitaro turyamye, cyangwa se twaragiye n'ahacicikirwa tudafite ibyiringiro by'ejo hazaza. Ariko uyu munsi mwebwe munkurikira mu kiganiro Matin turi bazima, yewe namwe turi bazima, nabashije gutambutsa ikiganiro Matin mu minsi myinshi, ntabwo navuga ni yose, mu minsi myinshi y'umwaka nabashije gutambutsa ikiganiro Matin. Ubwo ni ubuntu bw'Imana, ubu ni umugisha Imana itanga wo kuba yarampaye ubwo buryo, umwuka wayo wo kuvuga, umwuka wayo, imbaraga zayo zo kubyuka nkabasha kubumbura Bibiliya, nkabagezaho ijambo ryiza, ariko nanjye rigashobora kunyubaka. Iyo ndibagezaho ntabwo ari uko bagira ngo mwe muryumve, oya, nanjye riramfasha, iyo ndisoma iragaruka rikamfasha, rikanyubaka. Dushima Imana rero ko twabaye bazima, yaduhaye imbaraga zo gukora ibyo twagomba gukora byose muri uyu mwaka, kandi yaduhaye umugisha ariwo mahoro ye, Ndibaza iyo umuntu afite nk'umuntu urimo umwirukankaho ashaka kumufungisha, ashaka kumwica, kumuroga, kumurogera abana, ibyo byose ugahora uhangayitse ngo abana banjye biragenda bite, ko mbasize bonyine, ndasanga abana banjye babaroze, ukibaza ibyo bintu byinshi cyane, bigatuma buri munsi aho uri udafite amahoro. Ariko mwene data, niba ufite amahoro, ushima Imana kuko Kristo ari mu ruhande rwawe, kandi amahoro nta kindi wayanganya. Njya ntekereza cyane kubura amahoro umuntu yakujujubije, yarimo gukoza hirya no hino, aguhiga, agutuma aho abashaka kuguhitana, buri gitondo, buri nimugoroba, unyura inzira ya hano, ubundi ukanyura hariya kugira ngo utaza guhura n'abo bantu baba baguteze. Bene data, ni iki cyatuma udashima Imana ko ufite amahoro, ko widegembya, ko usohoka mu gipangu ukajya mu kazi udafite ingingimira, ukajya mu isoko guhaha utavuga ngo ndahura na runaka, ukagira gutya ugakora icyo ushaka kubera ko ufite amahoro n'abo mubana, ufite amahoro n'abo mukorana, yewe ufite amahoro n'umutima wawe, kuzi ko umutima utagucira urubanza, kuzi ko umutima udafite ibyaha, utarimo urohera mu byaha bya kamere y'irari ry'umubiri. Ibyo byose biguha amahoro, ibyo byose biguha confidence, ibyo byose biguha kugenda udafite ubwoba, ibyo uhura nabyo bya buri munsi uhangana nabyo from a solid ground, uba umeze nk'ushinze imizi rwose, udafite ikintu cyaguhungabanya. Ariko iyo ufite ubwoba, udafite amahoro, ureba uriya runaka yambonye, runaka arambona, iyo urimo nk'umuntu amafaranga utarayamwishyuye, waramwambuye, ufite ubwoba, biraza kugenda bite, nimpura nawe aramo, wajya kuhura nawe ugakebereza, ukajya kunyura hirya. Ariko Uwiteka ndasenga kugira ngo muri iki gitondo aguha amahoro, usoze uyu mwaka uri mu mahoro. Ibyakubuzaga amahoro by'uburyo butandukanye abigukurireho, aguha amahoro yuzuye, aguha ibyishimo byuzuye, aguha imbaraga. Mwene data, dusangiye kwizera no gucungurwa kwera, aduha imbaraga, dusoze uyu mwaka wa 2023 dufite imbaraga, dusoze uyu mwaka wa 2023 nta n'umwe uri mu kirago, kubera ko nta mbaraga afite, nta n'umwe uri mu kirago, nta n'umwe uri mu buriri, nta n'umwe uri mu bitaro kubera ko adafite imbaraga. Twakira izo mbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Aho uherereye hose, ndagusabira imbaraga z'umubiri, ndagusabira imbaraga z'umutima, ndagusabira imbaraga zo mu bwonko, gira ibitekerezo byiza biri sharp, bishobora gutuma umwaka wa 2024 ubyaza umusaruro mu buryo budasanzwe. Ndagusabira kandi umugisha ari wo mahoro y'Imana, kugira ngo ayo mahoro atware umutima wawe, ugende wemye, ugende ushikamye, ugende uvuga ubutumwa udafite ikimwaro, udafite ipfunwe, uvuga ubutumwa ushoreye imizi mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Kristo akubereye imbaraga, Kristo asuke amahoro muri wowe, wuzura amahoro, ugendana amahoro, ugende udafite ubwoba bw'umuntu cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose. Uyu munsi ndabifuriza imbaraga,
uyu munsi ndabifuriza amahoro kandi Kristo avuganye natwe muri iki gitondo ngo Uwiteka azaha ubwoko bwe imbaraga, Uwiteka azaha ubwoko bwe umugisha ari wo mahoro. Mwakirire umugisha w'imbaraga z'Imana, mwakire umugisha w'amahoro aturuka kuri Kristo Yesu. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushima cyane ko uri umwami wacu kandi dukunda, turakunezeye muri iki gitondo cy'umugisha ko wongeye kutubwira ko uzaduha umugisha, ukaduha umugisha ari wo mbaraga, tukagira imbaraga mu mubiri, tukagira imbaraga mu mutima, tukagira imbaraga mu bitekerezo, kandi ko uzaduha umugisha ari wo mahoro yawe. Twakiriye izo mbaraga muri iki gitondo cy'umugisha duhaye, twakira ayo mahoro muri iki gitondo cy'umugisha duhaye, ayo mahoro agendane natwe, ayo mahoro aduherekeze, izo mbaraga zitubeho hamwe n'imiryango yacu n'abana bacu, bagira imbaraga aho bari hose, mu ishuri bagira imbaraga, mu bwenge mu ishuri aho bari bagira imbaraga, mu marangamutima babashe gusobanukirwa n'ubushake bwawe kuri bo, bagira imbaraga mu mibiri, mu izina rya Yesu Kristo, barinde uburwayi bw'ikintu icyo ari cyo cyose, uwo mugisha ubomeho, bagira imbaraga zo mu buryo bwose, bagira imbaraga zo gutandukanya ikibi n'icyiza, babe abizerwa nawe, baba baguhesha icyubahiro aho bari hose, kuko Data ushobora guha umugisha abagukunda, ukabaha umugisha abagukorera bose, ukabaha umugisha w'imbaraga kandi ukabaha umugisha w'amahoro. Barinde icyabatera ubwoba icyo ari cyo cyose, kandi ibyiza byose byose bituruka mu rukundo rwawe ukomeze kubiduhera ubuntu, cyane cyane muri iyi minsi dusoza umwaka wa 2023, dukomeze kubona ibyo byiza bituruka mu rukundo rwawe, tugende twemye kandi dushize amanga, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo twizeye, amen, amen, amen. Ugire umunsi mwiza, Kristo abaha imbaraga, Kristo abaha amahoro, mugende mwemye, mugende mutububa mudakebereza, kandi niba hari ikikubuza amahoro giturutse muri wowe, uyu munsi ukihane, ugisitope, ugishyireho iherezo, kugira ngo wongere kumva amahoro atwarira mu mitima wawe uyu munsi ndetse no mu bihe bizaza. Bye bye.